أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد. turi kuri Al-Qadr TV muri gahunda twise urugendo rwanjye, aho tuba tureba ubuhamya bw'abantu batubwira uko bahinduye imyemerere, urugendo rwabo muri make. Uyu munsi turi kumwe na Sheikh Yusuf. Sheikh Yusuf, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwatangira mwibwira abadukurikiye mbese inshamake y'ubuzima bwanyu, cyane cyane mu bijyanye n'imyemerere. Murakoze, maze mbashimira ku mwanya wanyu n'umwanya mu mpaye kugira ngo ngire icyo mvuga mu rugendo rwanjye rwo kuba naragiye mpindura imyemerere, kubera ko amazina yanjye bwite nitwa Ndahimana Yusufu, nkaba naravutse ndi umuyisilamu. Navutse ndi umuyisilamu, niga amashuri twitaga y'idini icyo gihe cyacu, amashuri ya Kisilamu. Ngira amahirwe yo kwiga muri Al-Mahad Al-Islamiyya, aho bakunda kwita Institut Islamique. Hanyuma ngira amahirwe yo kwigayo imyaka 8. Urugendo rwanjye rero rwo kuba narashoboye guhindura imyemerere, nkuko nari mbivuze, navutse ndi umuyisilamu, ariko numvaga ko kuva mvutse kugeza ngeze mu ishuri niga ndangiza kwiga, nari nzi ko ubuyisilamu ari ikintu kimwe, ari ikintu kimwe. Ibijyanye na madhahibu cyangwa se ko haba hariho abandi bayisilamu, ntabwo nari nzi ko bibaho, kubera ko mu masomo yose twahabwaga isomo, ariko tukumva ko ubuyisilamu ari inzira imwe, icyerekezo kimwe. Nawe reba kwiga imyaka igera mu 8 utaramenya ko hariho abandi bayisilamu, ni ikibazo kiba navuga ko kitoroshye. Ubwo urugendo rwanjye uko naje kurutangira, narutangiye ahagana muri 1991 bishyira hafi 92. Icyo gihe narangije kwiga njya kuba umwarimu mu majyepfo. Icyo gihe bahitaga muri za Gitarama, mu gace kitwa agace ka Musambira. Nagiye kuba y'umwarimu. Hari kera, hari imbere ya jenoside, kubera ko umusaza witwa Karibuhunde Shabani wajyaga atanga ikiganiro kuri radio. Icyo gihe yari agihari, ni nawe wampaye akazi ko kujya kwigisha i Musambira. Ndagenda mba y'umwarimu igihe kigeze nko mu mezi 6. Ariko urugendo rwanjye rwo kugira ngo mbe nahindura icyerekezo, kubera ko icyo gihe nta nubwo twari tuzi ko haba abayisilamu b'abasuni, ntabwo twari tuzi ko haba abayisilamu b'abawahabi, ntabwo twari tuzi ko haba abayisilamu b'abashiya, twari tuzi ko abayisilamu ari abayisilamu gusa. Mu rugendo rwanjye rero, muri icyo gihe nigishaga muri Musambira, uwo musaza witwa Karibuhunde yarakuze, ari nawe uhagarara abayisilamu muri icyo gice. Yaje kuza ari ku wa 4, ntabwo nzabyibagirwa, aza tubwira inkuru igira iti: bayisilamu mukanguke, bayisilamu mube maso, kubera ko twatewe n'abanzi b'ubusilamu, abantu baje gusenya ubuyisilamu. Abo bantu ni babi cyane. Rero twagize amatsiko yo kumenya abo bantu abari. Baratubwira ati ni abantu bitwa abashiya bateye mu itonde. Bwari bwo bwa mbere mu matwi yanjye, sinjye ngenyine n'abayisilamu twari twumvise ikintu shiya. Aravuga ati abo bayisilamu ni babi, kubera ko ububi bwabo bavuga yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yatwaye ubutumwa bwa Ali ibn Abi Talib. Ati bavuga yuko Qur'ani dufite ituzuye, ko bafite iyitwa Mashafu Fatima, ikubiye Qur'ani dusanganywe inshuro 3.
mbese atubwira ububi bw'abashiya mu buryo buri wese arura aho ngaho yahungabanye. Ngewe rero kubera ko nanavoma hafi, ni umwe mu bantu bagize uburakari budasanzwe kumva ko abo bantu bazanye iyo myemere, iyo myumvire rwose dukwiye kubarwanya twivuye inyuma. Ayo makuru rero twarayumvishe, bamwe aratubabaza, abandi adutera ikibazo, kumva abantu batemera Qur'ani, abantu batemera Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, bavuga yuko Muhammad yibye ubutumwa bwa Ali bin Abi Talib. Byabaye ikibazo kitoroshye kubera ko nigishaga imusambira, nakoraga mpembwa n'umusaza w'umuhinde bamwitaga Gulamu Jasad. Gulamu Jasad niwe wampembaga. Ubwo rero muri iyo minsi ukwezi kwari kwegereje gupfa, biza kuba ngombwa ko njye Kigali ngiye kuzana agashahara kanjye. Icyo gihe hari ku musigiti wo mu mujyi, hari farumasi yari iteganye n'umusigiti, niho uwo musaza yakoreraga muri iyo farumasi. Nageze i Kigali ndabyibuka ari nko mu masaa 5 z'amanywa, nsanga ngo Gulamu ntawe uhari. Bamwe bati Gulamu ntawe uhari ariko wihangane gatoya agiye kuza. Byabaye ngombwa ko adhuhuri igera, nkimutegereje adhuhuri iragera atari yaza, batora adhana. Hari mu mujyi hateganye n'umusigiti, byari kwambuka kaburimbo ugera ku musigiti. Bwe navuye kwa Gulamu kuri farumasi njya gusari salata adhuhuri n'abandi bayisilamu. Tumaze gusari salata adhuhuri, hari umugabo Sheikh yitwaga Sheikh Khamisi, yari umunyacyangogo. Nyuma ya salata adhuhuri atanga inyigisho nazo zivuga ububi bw'abashiya n'uburyo tugomba kwirinda abashiya. Aravuga ati bayisilamu mwitonde kubera ko twajwemo n'abantu bitwa abashiya batemera intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, batemera Qur'ani dufite, bavuga ko Qur'ani dufite ari Qur'ani nto cyane kurenza Qur'ani Imana yahishuye. Uburakari bwongeye kwiyongera, nongera kumva abo bantu atari abantu beza, ari abantu bo kurwanywa. Ndibuka ko navuye mu musigiti ndi umwe mu bantu barimo kwitotomba cyane. Barimo kwitotomba, ngenda ngiye gufata inkweto zanjye aho twajyaga tuzishyira ku mpande. Mahura n'umusore twajyaga kungana, icyo gihe nari nyiri n'umusore w'iwacu Muhanga, ntabwo nirwa mvuga izina rye kubera ko nta nubwo yagize amahirwe yo kuba umushiya. Arambwira ati rero aya makuru wumvise ndabona wanarakaye, ati aya makuru wumvise abantu barimo kuzana iyo myemere n'iyo myumvire ni kanaka na kanaka, ambwira amazina yabo. Nari mbazi kuko bamwe muri bo twaraniganye. Ndambwira sinshaka no kubamenya, sinshaka no kubumva, nta mpamvu yo kubumva kubera uburakari nari mfite. Nsohoka mbwira abantu baraho ni kubera icyo tutakora jihad. Tutakora jihad ngo abantu tubikize, uwo bafunga bamufunge, upfapfe, ariko abantu baje kutwangiriza idini tubakure mu nzira. Nari nyiri umusore mfite amaraso y'abasore. Uwo musore antwara gake gakeya w'iwacu, arambwira ati nyamara ushatse twajyana. Ndambwira ntabwo twajyana, ntabwo nshaka kugira ngo njye no kubareba. Byabaye ngombwa rero ko njye kureba wa musaza Gulamu, nsanga arahari alhamdulillah, ampa amafaranga yanjye turataha. Icyo gihe muri icyo gihe gare bategeraga imodoka zijya mu ntara, yari iri hari imbere yo kwa Rubangura, no hari gare abantu bategera imodoka zijya mu ntara. Byabaye ngombwa rero ko tugenda tugana muri gare. Arambaza ati se uratinda inaha Kigali? Ndambwira ntoya ngiye guhita nta. Arambwira ati bwo ugiye gutaha reka tujyane. Turatambikana tugeze hafi ya gare. Arambwira ati se wakwihanganye tukajyana hano hepfo ngafataga akantu gatoya tuhita dutaha. Nta cyanyirukansaga, numvaga ko ayo amafaranga ndashaka nari maze kuyabona. Narihuse rero turagenda tuzamuka muri etage ya mbere, sinzabyigirwa, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, muri gatanu. Twinjiramo turagenda mu gakorodoro, tugera ku muryango arakomanga. Ntabwo nari nzi ngo tugiye mu byukuri, uretse ko numvaga ko muherekeje agiye gufata akantu ke tugete dutaha. Naragiye rero ngeze kuri uwo muryango arakomanga. Maze gukomanga haza umusaza mugufi w'umwarabu, mugufi cyane, wari ufite wari wambaye ikiremba kirabura, ntabwo nzabyibagirwa. Aradufungurira. Hari mu nzu bigaragara ko ari nko muri salon, harimo intebe, ariko dusanga hari abantu barimo gusarira imbere yacu, barimo gusarira ariko baduteye umugongo. Turinjira, umusaza duha ikaze, salamu alaikum. Wa alaikum salam, faddal. Turinjira turicara dutegereza ba bantu barimo gusari, kuko nibo uwo musore yashakaga.
bafitanye na gahunda turabategereza. Ariko icyaje kuntungura nkimara kwicara mu ntebe natunguwe n'isala rero numvisha bwa mbere. Numvisha isala bwa mbere mu myaka 8 nize, mvuga ko nizi idini, nsobanukiwe idini, inzi idini, nibwo bwa mbere numvisha iyo sala mu matwi yanjye. Isala rari iteye gute? Abantu bajyaga ruku bati subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nibwo bwa mbere nari mbyumvisha. Abantu basabira n'umwe y'Imana muri ruku. Bajya muri sijida subhana rabbiyal ala wa bihamdi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baba kuchara tashahudu muri tahiyatu byo nitwe tahiyatu ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Natunguwe niyo sala ariko abarimo gusara nkabanda bazi ni babandi wa musore yari yambwiye mu mugi barimo barasara imbere yanjye nta nubwo bambonye cyangwa nago batubonye baduteye umugongo. Nabonye igisubizo cy'ikibazo cya mbere nta muntu nkebajije kivuga ngo abashiya ntago bemera n'umwe Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ariko nasanze bo barimo gusabira Muhammad muri ruku, bamusabira muri sijida, bamusabira banicaye, mu gihe twebwe cyangwa bavuga ko batemera Muhammad, bari abantu batemera Muhammad bamusabira rimwe. Nari mbonye igisubizo cy'ikibazo cyanjye nta muntu nkebajije. Cyarabona aracyumvagaho gakeya kumva ko bavuga ngo Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, nabaga numva icyo bavuga nanasobanukiye icyo bavuze. Bamaze gusara rero baradusuhuza, bamaze kudusuhuza mitangira amatsiko y'ikibazo cya kabiri. Naguciye mu ijambo byari mu wuhe mwaka mu myaka? Muri 1991 hafi aho. Muri 1991 nese yagira amatsiko y'ikubaza ikibazo cya kabiri kuko icyambere nari nyiboneye igisubizo nta muntu nkebajije. Ikibazo cya kabiri nabaje navuze ngo ndifuza ko munyereka Qur'an yanyu ko nari maze kumenya ko ari abashiya. Umusore yansobanuriye amazina yabo nsanga nibo ni sala mbonye mbona ntago ari sala isanzwe nese ngira amatsiko yo kumenya Qur'an y'abashiya. Ndavuga ni mumbabarire munyereke Qur'an yanyu y'abashiya. Nari niteguye kubona Qur'an nini iruti izindi zose bagiye kunyereka. Barambwiye bati harya ntago ujya wumva karabuga cyane, mvuga na karabunda kumva ho gake. Bati si kibazo tubajije wakibajije uyu mwarabu. Akaba ari ukibaze wenda ko nagusubiza uri bumwumve kurenza ko twebwe watwumva. Ndavuga ntacyo bintwaye. Mwarabu mba ndamwatatse mutoreye salamu, ndamubwira nti ndifuza ko mwanyereka Qur'an y'abashiya. Mwarabu bajya muri tiroari akura tiroari yakabati akuramo Qur'an isanzwe arampereza. Namba mfunguye impapuro nsanga ni Qur'an isanzwe. Ndambwe ni hoya. Ndashaka Qur'an yanyu mwebwe abashiya. Mwarabu araseka arambwa ati nta Qur'an y'abashiya yindi bahita ringiye. Ni gute se? Yasomeye aya 3 ntabwo nzazibagirwa mu mateka. Aya imwe ivuga ngo inna nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nitwe twamanuye urwibutso, twamanuye Qur'an kandi nitwe tuzarurinda. Arambaza iti se kw'Imana yavuze ko izarinda Qur'an byagenze bite kugira ngo abashiya banyure mu burinzi bw'Imana subhanahu wa ta'ala bandike Qur'an irenze Qur'an isanzwe? Kibazo kiba kirangusha. Nyereka n'izindi aya byiraho Imana ivuga ngo niyo mwiteranya n'amajini n'abantu ngo muze nabura 10 isa ni ya Qur'an ntago mwabibasha. Aya razinyereka maze kwizinyereka nabwo ati rero Qur'an dufite ni yingi yaba bashiya yaba basunni abayisilamu twese duhura kuri Qur'an, ariko imyumvire yayo ntago arimo. Icyo gihe numvise bisa nkaho bincanze ariko abona yuko bincanze ama intashyo sinzabyibagirwa y'igitabo cyitwaga Thumma Hatadaitu. Thumma Hatadaitu mu Kinyarwanda no ngo nyuma yaho naje kuyoboka. Cyari igitabo n'uyu munsi ndacyagitunze, igitabo kiringaniye kitari kinini, igitabo kiringaniye ngo ati iki gitabo gitware numara kugitwara ugende ugisome uzunguka byinshi. Igitabo naragitwaye maze kukigeza mu rugo nta kindi nakoze nahise ngihinaho umugongo igitabo ndagisoma. Icyo mbonye cyose cya dalili reference nkandika mu ikayi, dalili nkandika mu ikayi maze kurangiza igitabo ku nshuro ya mbere gisubiramo ku nshuro ya kabiri. Ukwezi kwarangiye igitabo maze kugisubiramo nabura gatatu. Igitabo za reference za dalili nanditse zishyira mu gakayi nje Kigali njya kwa Kadafi muri biblioteke yaho. Barafite biblioteke nini menye n'uyu munsi gihari irimo ibitabo byose Sahih al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, tafsir al-Qur'an zamoko yose. Ninjira muri biblioteke
fata hahandi nanditse mu ikayi ntangira kugenda ntoranya ibitabo ndunda ku meza ntabwo nari mfite amatsiko yo gusoma igitabo ngo mere ku ruhande, ahubwo nari mfite amatsiko yo kureba ya page bambwiye ya namba ya hadithi ngo ndebe ko ari byo koko. Nasanze 99.9% byose bihura. Ndavuga se Uislamu nize imyaka 8 ibi bintu byabaga, ibi bintu byari biherereye. Naho rero natangiriye urugendo rwo kumenya ukuri aho guherereye. Wewe naratashye ngeze mu rugo ntangira kugenda gake gake, ariko hagira uvuga ngo abashiya ntago bemera Qur'an. Ku mutima ntarasakuza ngavuga nti ibyo uvuga ntago bizi. Hagira abavuga ngo abashiya ntago bemera Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ku mutima ngavuga ngo ibyo uvuga ntago bizi. Nuko natangiye urugendo rero genda sobanukirwa gake gakeya kugeza ubwo naje kumenya ukuri nyakuri. Nta muntu ntumwe wenda umbwiye ngo ngwino ubumushiye, ahubwo uri kuvuga ngo bya bindi numvaga bavuga abashiya ntibemera Qur'an, abashiya ntibemera Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nibi byambereye imbarutso no gusobanukirwa ukuri nyakuri. Ni ryari noneho wafashe icyemezo cyo kwinjira mu bushiya? Ikibazo cyiza cyane. Uti ni ryari wafashe icyemezo cyo kwinjira mu bushiya? Urumva ko nari mfite akazi, nari mfite ahantu nkora, kandi igice nari ndimo nakoragamo bari abantu batemera na gato, batanumva na gato ikintu cyitwa umushiya. Byansabye ko ngenda gake, ariko ngira ngo nta mwaka namaze maze kubona yuko ukora rukuri. Ahubwo icyo natangiye gukora nuko natangiye kujya ndeba abantu wenda bumva basobanukiwe, nkababwira nti abavuga ko bashiya atari abasilamu mugende gake mushishoze murebe. Nyuma yaho nibwo naje gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka njye gushaka noneho bwa bumenyi nasomye mu bitabo, njye gushaka n'abanyongerera kugira ngo ushobore kuba nasobanukirwa ukuri nyakuri. Ni ukuvuga ngo nta mwaka rero namaze ntari nafata umwanzuro kugira ngo mbe umushiya. Ni ukuvuga ngo nko muri za 92 91 hafi gahera, ntabwo nibuka amezi, ariko ni muri za 91 byenda kwinjiramo. Muri izo ngingo zose abayisilamu wari usanzwe gusengeramo, ni ukuvuga ubwo ni madhhabu ya Ahlusunna wal Jamaa niyo wari urimo. Mu ngingo bashinjaga ubushiya ni iyihe cyane yatumye umaze kuyisobanukirwa, yatumye ufata icyemezo cyo kuvuga uti mbaye umushiya? Icyambere navuga nuko kuvuga ngo madhhabu ya Sunni ntabwo twari tubizi. Ntabwo twari tuzi ko turi abasunni, ntabwo twari tuzi ko turi abasilamu, nkuko bamwe mu bayisilamu n'uyu munsi mugana akavuga ati ngende umusilamu gusa ibya madhhabu ntubimbwire. Nuko twari tuzi. Ingingo rero wenda ikomeye yatumye mfata umwanzuro ni ukuvuga ngo ikintu cyambere naje kubona nuko nabonye ko abari baduhagaze imbere badusobanura bari tubeshyaga ku mugaragaro. Kuko nimba uvuga ngo abantu ntabwo bemera Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ngo Muhammad yahuguje ubutumwa bwa Ali bin Abi Talib, byonyine niyo biza ko buri hari ikibazo tujye dukunda kugira mu bayisilamu cyo kudatekereza cyane. Niyo byaza kuba ariko byagenze, ntabwo ikosa ryaba ari irya Muhammad, ikosa ryaba ari iry'Imana, kuko Imana yo yaba yaribeshye. Gutuma kuri Ali bin Abi Talib hanyuma Muhammad akamwiba, byakunze ikosa ryaba ribaye iry'Imana n'ubwo ryaba ribaye irya Muhammad, kuko Imana yaba yibeshye. Kwa kwibeshya ko kabamo ikibazo. Kandi Imana subhanahu wa ta'ala tubwira ngo la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna. Abona abamarayika ntago bajye basuzugura Imana mu byo yabatumye, ibyo yabatumye byose, amategeko yabahaye yose bayuhereza uko yabahaye. Bivuga ngo rero kuba harabaga ikintu cyo kubeshya abayisilamu, kutubeshya twebwe icyo gihe abashiya ntago bemera Qur'ani, wari bugasanga Qur'ani barayemera barayisoma nkuko wenda natwe tuyisoma. Abashiya ntago bemera Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wagera mugasanga ahubwo cyangwa wakumva ugasanga nibo bamwemera bakanamusabira kurenza ngiye mvuga, cyangwa urivuga ngo ntago bemera Muhammad muri ruku Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, muri sijida Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, bice tahiyatu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. None umuntu akajya inyuma y'ibyo ngibyo akavuga ngo ntago babona bemera ntago bemera Muhammad. Cyo ni ikinyoma gikomeye cyane ku buryo umuntu kucyumva akacyemera akakigenderaho byaba bitoroshye. Niyo mpamvu nkubwira ngo wenda ikintu cya mbere icyo kinyoma cyo kuba baradufata bakatubeshya ku mugaragaro,
waza kure ugasanga kandi barakubeshya bumumirije umuntu wize idini umuntu usobanukiwe ati abashiya ntabwo bemera Muhammad. Hanyuma nyuma yo kuba umushiya ubuzima bwawe bwahindutse iki? Ikintu cya mbere bwahindutseho n'uyu munsi wenda nshimira Imana nuko aho nicaye numva ko inzira y'ukuri namaze kuyigeramo. Niko mbyumva niko mbyemera kubera ko uko biri kose njya nkunda kubwira abantu ijambo nyakunda kurivuga ariko wenda nongere ndisubiremo. Njya ngo nimba koko umushiya aramutse atabaye umuyisilamu shingiye kuri dalili zifatika. Aramutse atabaye umuyisilamu nta muyisilamu waba hari. Hanyuma hari amahirwe waba warabuze mu buzima wari usanzwe ubamo kubera ko wagiye mu bushiya? Subhanal Malikil Qudus, nabuze amahirwe menshi cyane. No kuvuga ngo amahirwe ya mbere nabuze nkimara kuba umushiya, no kuvuga ngo ngewe nkiri mu gice narindimo navuze ngo ntabwo nzi nimba nari umusuni. Icyo gihe nta nubwo twari tubizi kuko abayisilamu twaje kumenya ko abasuni babaho. Ndabara icyo gihe ubwo habagaho mufti witwaga Isa Gisesa, niwe wahagaze imbere y'abayisilamu bagati twebwe turi abayisilamu b'abasuni. Ubundi kuva mbere y'Isa Gisesa abandi bose bayoboye abashe Tembo Ahmed bitwaga ba Nuru Nkanga yana bagiye bayobora ubuyisilamu. Nta wigeze avuga ngo Sunni twari tuzi ko turi abasilamu gusa. No kuvuga ngo rero ingorane ya mbere nagize nuko muri icyo gihe nari ndi muri icyo gice abayisilamu baranyumvaga cyane. Ariko wongereho cyane hahandi najyaga gusarisha ijuma ahantu ukabona abayisilamu bavuye ku musigiti runaka baramperekeje tugiye gusari yana abayisilamu barankundaga cyane. Ariko aho maze kubera umushiya bimaze kumenyekana no gusobanuka abo bose bamvuyeho, yewe n'abavandimwe twonsibere rimwe benshi bamvuyeho. Iyo ni ingorane ikomeye cyane nahuye nayo n'uyu munsi, kuko wenda nsoza kuri icyo ngicyo navuga ngo n'uyu munsi hari abantu banze kumvaho wenda 100%, ariko ubona bafite ipfunwe niyo tuganira ubona batisanzuye bafite ibibazo mbese batishimiye ko ndi umushiya. Hanyuma nicyo kibazo nari ngiye gukurikizaho kubaza, nabo mu muryango wawe cyangwa inshuti zawe zindi zari zikimara kumenya ko wabaye umushiya zabyakiriye zite? Ariko ubwo birumvikana ko narazitakaje batabyakiriye neza. Hanyuma wenda andi mahirwe atajyanye wenda n'umubano ufitanye n'inshuti zawe cyangwa nabo mu muryango wawe, ugutakaza akazi se aho wigishaga wakomeze kwigisha cyo kintu ikintu cyumvikana ko bitari gukunda, ntabwo byari gukunda. Wenda amahirwe naje kugira wenda nyuma kubera ko ngiye maze kuba umushiya nahuye n'akato gakomeye cyane ku buryo naranahizwe bya bintu byo guhigwa. Icyo gihe hari hakiri sinzi niba navuga umutekano muke, ariko icyo gihe umuntu kuba yakugira nabi byari byoroshye kubera ko wabonaga igihugu gisa nkaho kitari kiyubaka neza, n'umuntu kuba yakugira nabi byarashobokaga. Ariko wenda ikintu kimwe naje kugiramo ikibazo kitoroshye nuko narahizwe cyane, abantu bashaka kugira ngo bangirire nabi, ariko ku rundi ruhande Imana irandinda kuko navuga ngo yarandinze. Umutekano ntabwo wabaye mwiza, ariko ku rundi ruhande ngashimira Imana, alhamdulillah Imana yarandinze. Ikintu wenda naje gukora muri uko nguko abantu bagiye bamvaho, nakoze ikintu gikomeye cyuko nagerageje kwiyegereza urubyiruko. Buri urubyiruko n'abana beza, nagerageje kubiyegereza abo duhuye abo tuganira, ngerageza kubiyegereza, nangira kubabwira ukuri n'abanzi kuri Ahlul Bayt alayhimu salatu wassalam. Benshi muri bo barabyumva, ni nabo banteye imbaraga kuko bamaze kumenya ukuri bo bandushije imbaraga. Ko baravuze bati reka ibi bintu tubivuge, reka ibi bintu tubisakaze, abayisilamu bafite imbaraga baraturwanya, habamo no gushaka gufunga abo bana b'urubyiruko. Mbese byari ibintu bitoroshye. Uwo mufti watangarije abantu ko mu Isilamu harimo madhhabu zitandukanye, yabaye mufti mu ihe myaka? Yabaye mufti nyuma ya jenoside, sinibuka umwaka wariwo, ariko yitwaga Isa Gisesa, yari yaravuye i Burundi.
niwe waje guhagarara imbere y'imbaga y'abayisilamu aravuga ati twebwe turi abayisilamu b'abasuni arabivuga mu buryo bweruye bivuze ko hari abandi batari abasuni birashoboka hanyuma muri Ma'hadul Islam wahize mu ihe myaka umuntu ashaka kureba akavuga ati uyu mugabo arabeshya oya njyewe nize muri Ma'hadul Islam kuva muri 1985 nabanje kwiga nkuko nakubwiye navukiye mu idini oya ryari risanzwe Ma'hadul Islam ryari risanzweho ryari riherereye ahantu hitwa Kanyonyomba nakuvuga ngo ngewe nkuko nakubwiye navukiye mu Islamu niga Qur'ani niga byibanze mu idini kwa muri 1985 nibwo nagiye kwiga muri Ma'hadul Islam urumva ko narangije muri za 1991 mva ko nize mu myaka 6 hanyuma ukimara kumenya iby'abashiya wahise ubyemera byose cyangwa hari indi myemerere wabanje kugira itageze ku rwego rw'abashiya ngo ube nk'umwansaru cyangwa umwansaru nabayewe ariko byari mu buryo naho ntabwo byagenze neza nkuko nakubwiye ko nahuye n'ikibazo kitoroshye cyo guhigwa mura n'ikibazo cy'akato abantu bamvaho sigara njyenyine ndagira ngo ubwire ngo hari igihe nigeze kwicara n'umudamu w'iwanjye kuko narongoye nyuma ya jenoside ho gato ngura isanda nyishyira mu nzu mfata amafaranga y'abantu bazancukura imva nayo nyashyira mu nzu mfata amafaranga y'abantu bazampamba nyashyira mu nzu mbwira umugore ndamuka mpfuye umunsi n'ejo hatazabura isanda hatazabura n'ukuntu abantu banshyingura kuko abantu bamvuyeho neza bamvuyeho hahandi no kugenda mu muhanda nagendaga nikandagira icyo gihe byari ibintu bitoroshye kuvuga ngo umuntu abaye umushi icyo gihe za 1991 ntabwo ari ikibazo cyari cyoroshye kuba waba umushiya ni ukuvuga ngo rero nageze ubwo ngura ibyo byose mbwira umugore nti uzabyitwararike niramuka mpfuye uzabona uko nshyingura ni ukuvuga ngo abantu bamaze kumvaho rero naje gutekereza nsanga nyine ndigenyine nkuko nabikubwiye niho nakubwiye ngo nashatse n'urubyiruko nakoze ikintu cyitwa nk'aho ari ugusubira inyuma kugira ngo mbone abantu navuga rero byose reka ndebe ukuntu negera abansaru kuko baranshakaga barampamagaraga kugira ngo dushobore gukorana negera abansaru n'abasuni bari ku gice cy'iwacu muri Musambira nicishe bugufi n'ubu ngubu ntabwo nirirwa mvuga amazina hari urubyiruko rwinshi rwabaye abashiya kubera iyo nzira nafashe yo kuvuga ngo reka nsinga nsubira inyuma gakeya abo bose rero bagiye bantera ingabo mu butugu bamara n'ubwoba mpita mbona ko ntari njyenyine nko muri Ansaruho n'uyu munsi umenya hari mu bibazo Ansaru yahuye nabyo mu gihugu umenya nza ku isonga kubera ko nyuma y'uko mba umunsaru nasanze bafite inyigisho zijya gusa n'iz'abashiyaho gakeya ku buryo kwigisha abo ntabwo byigeze bingora ariko uwashobora kumbaza nsobanuzi by'ubushiya namubwiraga ntaciye ku ruhande ndabaza kureba uwo ari we nkabanza kureba ubumenyi bw'uko bungana kubera ko n'umwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatuye ngo alimu nasa bihasbi uqulihim uzajye wigisha abantu ushingiye ku bumenyi ku bwenge bwabo bafite rero nabona gufite usobanutse ukansobanuza ku bibazo bijyanye n'iby'ubushiya naragusobanuriraga ntaciye hirya no hino niho rero benshi mu bantu bo mu majyaruguru za Ruhengeri niho benshi bashoboye bari muri Ansaru twari kumwe niho benshi bashoboye kubona ukuri bavuga bati reka tufate inzira ya Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam aho ngaho muri Musambira aho nabaga nabo baravuga bati tubonye ukuri reka dufate inzira ya Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam no kuvuga ngo uko gusa ngaho nsubira inyuma ngajya muri Ansaru no gusa ngaho nicisha bugufi ku basuni hari umusaruro byatanze navuze ngo ushaka kukubwira abantu batari munsi ya 40 babaye abashiya alhamdulillah biciye muri izo nzira koko nabonye umwanya wo kugira ngo noneho banyegere dushobore kuganira dushobore kumvikana dushobore kuba nagira ubutumwa mbaha kuko mbere yuko ibyo byose mfata uwo mwanzuro nta n'uwatoraga salamu yabaguha n'umuntu mu muhanda wigishije mwabanye mudafite ikindi kibazo na salamu alaikum ntayigure mugahura kihitira ariko alhamdulillah muri uko gusa ngaho nsubiye inyuma gatoya byampaye imbaraga bimpa n'abantu banteye ingabo mu bitugu bituma noneho ka kazi ka tabligh gashoboka kuba kagenda neza ugerageje gusobanurira abantu muri make ubusuni n'ubushiya
gutandukaniye kuki ubushiya n'ubusuni ubushiya n'ubusuni butandukanye yewe ndeba wenda ku giti cyanjye nshobora kuba mbibona binyuranye n'uko abandi babibona ariko ndebye ubushiya n'ubusuni sanga bitandukaniye ku kantu gatoya gashingiye wenda navuga nko mu gusobanukirwa impamvu uzi ko ari gatoya nuko abashiya bemera Qur'ani n'abasuni bakemera Qur'ani bakemera Muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'abasuni n'abashiya bose bakabyemera bagasara berekeye qibla bose bakerekera qibla amara kabiri kuri fajiri amara kane kuri adhuhuri ane kuri al-asri atatu kuri maghribi ane kuri al-isha yani ugasanga iby'ingenzi icyo twakwita nk'imisingi migari abashiya n'abasuni bagize gute barahuza ariko byagaruka mu gusobanukirwa misobanukirwe mu myumvire bagahita bagira gute batandukana ariko wenda dufate nk'urugero fata nk'ayo gutawaza abashiya baratawaza n'abasuni bagatawaza ariko ya misobanukirwe yo gutawaza ntago batawaza kimwe abashiya n'abasuni barasari bose berekeye qibla suratul fatiha n'indi sura kuraka ya mbere n'iya kabiri bakicara atahiyatu tubyita tashahudu ntoya n'inkuru niko tubyita byose barabihuza ariko ya misarire ya mitawarize ya misobanukirwe ya myumvire aho ngaho hakagira gute hakaza gutandukana ngewe nkunda kubivuga gutandukana kukaba guterwa n'iki nibyo nshaka kuvuga ko gutandukana ngewe mbona njya nkunda gutanga urugero wenda hari sinzi nimba ntanga urugero utari rwo njya nkunda kubwira abantu ngo iyo ndeba abashiya n'abasuni mbabona nk'abantu b'abanyeshuri biga mu ishuri rimwe cyangwa bize mu ishuri rimwe mwarimu akigisha ati rimwe guteranyaho rimwe bingana na kabiri kabiri guteranyaho kabiri bingana na kane noneho cyagiye abanyeshuri bagiye gusubiza hakabonekamo uwa mbere hakabonekamo n'uwa nyuma bitewe n'imisobanukirwe y'umunyeshuri ugasanga ukibaza uyu wa mbere ko yize mu ishuri rimwe n'uwa nyuma mwarimu ko yabigishije bose bahari bose bumva kandi mwarimu twese turabizi mwarimu arimo kwigisha abaza abanyeshuri ngo se mwasobanukiwe isomo abanyeshuri bati yego ndavuga ngiye aho mperukira kwiga noneho haza n'igihe cy'ikizamini twajyaga dukora ibyo bitaga reviziyo yo gusubira mu masomo tugasubira mu masomo mwarimu agasubira muri ya masomo akongera kandi atubaza ati se mwasobanukiwe mwabyumvise tuti yego twabyumvise igihe cyagira bakaduha ikizamini noneho iyo mvuga ngo gutandukana kw'abashiya n'abasuni mbona wenda nkora kuvuga ngo bishingiye kuri ibyo bita mas'alatul ilmiya ku bumenyi no gusobanukirwa kwa kundi umunyeshuri ashobora kuba uwa mbere wibaza ngo yabaye wa mbere kubera iki ureba uwa nyuma kubera iki bivuga ngo ngiye mbona hagati y'abashiya n'abasuni harimo kwa gusobanukirwa bavuga ngo abashiya alhamdulillah bagize amahirwe yo gusobanukirwa baze muri abanyeshuri bitwa ngo ni abambere bavuze bati amasomo twayumvishe bahabwa ikizamini barasubiza bazana ari 10 ku 10 twagaruka ku musuni cyangwa ku muwahabi nkavuga ngo ni wa munyeshuri babaje ngo rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe ati rimwe guteranyaho rimwe bingana na 0 aho nabura yavuze ngo ni kabiri kandi yarize yiga mu ishuri rimwe n'undi ariko batahana iki batahana ibisobanuro bitandukanye umwabo wa nyuma undi akaba wa mbere wenda reka nsoze nkubwira akantu gato njye nkunda kwibaza ngo aba banyeshuri babiri bize mu ishuri rimwe umwe akaba wa mbere undi akaba wa nyuma niba mara gutaha bakagera ku isoko ry'umurimo reba abantu wa mwarimu wabaye wa nyuma azigisha uhite wibaza ngo se ko yabaga wa nyuma mu ishuri abazigisha bo bazaba bakangaye nabo bazaba ba nyuma sibyo wa wundi wabaga wa mbere najye kwigisha abanyeshuri ku ishuri bazaba bakangaye kuko arabigisha ibyo sobanukiwe neza ariko wa wundi uzajya ku isoko ry'umurimo adasobanukiwe bizasa n'uko akundi umuntu avoma ibirohwa wamubwira amazi yo kunywa nawe akongera akagira gute akaguha bya birohwa yavomye bivuga ngo ku rundi ruhande mbona ari cyo kibazo kiri mu itandukaniro riri hagati y'abashiya n'abasuni urugendo rwo guhindura imyemerere rumera bute urugendo rwo guhindura imyemerere naruvuga mu mpande ebyiri iri ya mbere muri mu mutima wawe ruraryoshye kubera ko singiye kwirarira kuva navuka kuva nabaho ndakubwira ngo nabaye umushe muri za 91 na 2 hafi aho ariko nari ntarumva isala iryoshye nk'iyahara albayt alayhi salatu wassalam nari ntarasari ngo numve ko isala yanjye nyisaye kabisa nkumva ko igeze aho igomba kugera muri mu mutima urugendo rwo guhinduka cyangwa rw'imyemerere mu guhinduka mu myemerere ruraryoha mu mutima ariko ugarutse inyuma y'umutima rurasharira kubera iki kubera abantu bagukikije ariko uzi kuba wabanaga n'umuntu
musangira kabisi ndagahiye ari inshuti yawe magara mwahura ntagusuhuze ngenda byibuka nigeze kurwara nifite umugabo inshuti yanjye ntago muvuga izina twari duturanye inzu ku yindi mbere ko umushiya ari inshuti yanjye cyane wongereho cyane ariko maze kuba umushiya nararwaye ndwara malaria ugira ngo yari imtihani ikomeye cyane reba kurwara malaria handi uryama mu mbuga umuntu akaza kagusimbuka kakurenga ntago nzabyegerwa nari ndwaye ndyamye wa mugabo w'inshuti yanjye arandega ntiyanambwira ngo salamu alaikum yaratuye hirya yiwanjye arandenga aragenda agiwe niho naje kubyuka ndibaza navuga ya rabbal alamin ibi bintu bimeze bite ni ibintu bikomeye rero ku mutima uburyohewe ariko inyuma bayabisharira kuko abantu bakuvaho abantu bakakwanga neza ariko wumve neza kukwanga bya bindi njye nkora kubwira abantu ngo nuko wenda hari dufite leta ifite igitsure ku baturage ariko iyo usesenguye usanga hano mu mujyi abantu barakubitwaga cyane kujya gusari ugakurwa mu isofa n'ingumi ugakurwa mu isofa n'urushyi ari umwe mu bagabo ntabwo nzamwibagirwa bakubitiye mu mujyi inkweto bazimuhera hahandi yepfo ku isoko yirukanse yahunze umuntu amwirukanga inyuma ati dore inkweto zahora zitaye. Umuntu uri mu rugendo rwo guhindura imyemerere wamugiriye iyihe nama? Inama ya mbere namugira ni ukumva ko inzira agiye gucamo itoroshye. Icyo nicyo cya mbere akwiye kubanza akamenya. Njye narabibwira abantu hari abantu tujye duhura ku mbuga tukaganira njyewe yumbaje uti ndashaka kuba umushiya mbanza kuguteguza hakiri kare avuga ngo banza umenye ko ikintu ugiye gukora ari ikintu kitoroshye. Ntabwo kuba umushiya ari ibintu byisukirwa. Yambwira abantu ngo kuba umushiya ni ibintu bisaba ubutwari kuko uratakaza ibintu, uratakaza inshuti zawe, rimwe na rimwe uratakaza n'ababyeyi. Njye mfite umuvandimwe wanjye tuvi ndimwe kwa papa na mama, ni umushehe muri nimba nahita muri Sunni sinzi ko nahita hano hanze, njye numva batemera bamwe ko n'abasuni ariko urebye umubano wanjye nawe twari dufite mbere yuko mba umushehe nuko tubanye uyu munsi biratandukanye. Ngo rero inama namugira umuntu wese uri kubanza akamenya ngo ugiye guca mu nzira ikomeye, banza witegure mbere yuko ufata umwanzuro wo kuba umushiya. Banza witegure kuko hari ibyo uzatakaza, hari ibyo uzabura, hari abantu bazakuvaho, hari abantu bazakwanga. Banza witegure icyo ngicyo mbere yuko ufata umwanzuro wo kuba umushiya. Numara kukitegura ukumva uri tayari, bismillah utera intambwe. Kubera iki? Kuko kuba umushiya ni ubutwari. Njye nkora kubwira abantu ngo hari ibintu bitatu umuntu aramutse atabifite adashobora kuba umushiya. Ikintu cya mbere kuba wigenga mu mutima. Iyo wigenga utavuga ngo ndareba kanaka arabibona ate, kanaka arabyumva ate, kanaka aramfata ate, iyo ufite ubwigenge mu mutima wawe ushobora kuba umushiya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kuba ufite imani, uri umuyisilamu uvuga uti ibi bintu ndimo kubikora nkabitura Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ushobora kuba umushiya mu buryo bworoshye. Icya gatatu kuba uri umuntu usobanukiwe. Kuba iyo nivuga umuntu usobanukiwe, kuba uri umuntu yani bazavuga bati Imana yaravuze, ukamenya ko Imana yavuze. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze, ukamenya ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze. Yani wa muntu ufite inyota yo gusobanukirwa, uwo muntu kuba umushiya biroroshye. Ariko nkavuga ngo subiremo ngo ni inzira ikomeye, inzira itoroshye, inzira ihambaye, isaba ubutwari bukomeye. Hanyuma dusoza, ni ubuhe butumwa wenda wumva ushobora guha abayisilamu, baba abashiya baba abayisilamu, cyangwa se ikindi kintu cy'ingenzi wumva wenda nakabaye nakubajije ariko nkaba nta kikubajijeho? Ubutumwa naha umuntu wese wenda warunkurikiye nubwo kugira ngo yiga asobanukirwe kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaratubwiye ngo al-ilmu farida ala kulli muslimin wa muslima. Ubumenyi ni itegeko kuri muislamu w'umugore n'umuislamu w'umugabo. Ikintu abantu dukunda kuzira, inama natanga abantu dukunda kuzira kudasobanukirwa, yani gushaka kugira ngo ubusilamu bwawe ubwubakire ku muntu. Shekhe yambwiye, kanaka yavuze, kanaka uranda amwemera, hoya nubakira ubusilamu aho ngaho uzagwa kuri.
ariko icyo navuga natanga inama ibwira buri muntu wese ngo haranira kumenya ubuyisilamu bwawe, haranira gusobanukirwa n'ubuyisilamu bwawe, cyane cyane ubu dufite n'amahirwe alhamdulillah, ntabwo ubuyisilamu bukigoye. ubundi kera umuntu yasobanukirwa ubuyisilamu ariko ashingiye ku cyarabu gusa. ubu dufite ikoranabuhanga, ushobora gusobanukirwa ubuyisilamu unyuze mu cyongereza, wasobanukirwa ubuyisilamu unyuze mu gifaransa, wasobanukirwa ubuyisilamu unyuze mu giswahili. ubuyisilamu wabusobanukirwa, ntabwo ari ngombwa kuba uzi icyarabu cyane muri iki gihe, ntabwo ariko bikimeze. natanga inama ibwira umuntu wese unyumva ngo gerageza usobanukirwa ubuyisilamu bwawe. nimba uhagaze uri umusuni, ubuze ubusuni bwawe pepepe atari ubwo ubwirwa, ariko uzi kugira ngo uri umuyisilamu ugendera kuvuga ngo shekhe yarambwiye, kanaka yarambwiye. ubaye umuyisilamu wisomeye igitabo, ukaba umuyisilamu wikurikiraniye ibintu, byagufasha cyane. iyo niyo nama ya mbere natanga abayisilamu, gusobanukirwa icyo. kubera ko hari imvugo ivuga ngo nta njiji zinjira he, nta njiji zinjira mu ijuru. nimba nta njiji zinjira mu ijuru se, umuntu akaba ari injiji, uzabaho umeze sinzi nk'uko y'umushwi nimba uyibona, ngabo ko k'umushwi niko kabaho kagatora ko gatorewe na nyina. uzaba umuyisilamu, ubuyisilamu bwawe uko ububwiwe na kanaka, waba umuyisilamu se ku buyisilamu bwawe uzi neza, usobanukiwe neza, uvuga uti mfite dalili, mfite gihamya y'ibyo nkora, nyabona nabisomye mu gitabo runaka. reka wenda soze mvuga ngo hari umwe mu bayisilamu, we nshatse nanamubwiza izina kuko yarambwiye ngo nishaka nze ndivuga, ni umusore wari ubaye umuyisilamu vuba, bamwita Abdul Karim. Abdul Karim yabaye umuyisilamu vuba, ariko agira amahirwe yo kuba yarazi icyongereza. yaje rero kuza ku mbuga zitandukanye ziri hano mu Rwanda, hari imbuga zitandukanye zivuga iby'ubusilamu. uwo muyisilamu witwa Abdul Karim, iyo havugwaga ikintu cyose bagatanga reference, bagatanga dalili, yihutirwa kujya kureba he. bavuga ngo muri Sahih al-Bukhari handitse gute, agahita yirukanka akajya kurebamo. bavuga muri Muslim akajya kurebamo. uwo musore twaje kuganira yambwiye ati kuri izi mbuga namenyeyeho ubuyisilamu ntari kuzapfa amenya. ndamubaza se bimenye gute, yambwiye ati iyo havuzwe dalili sindeba uyivuze, ahubwo ndeba ngo cya kindi avuze kiri. agahita ajya mu bitabo kugira gute, gushakisha. ubu aza ku mbuga, iyo avuze ku rubuga, imbuga dukunda kubaho, bavuga ngo ni shekhe, kuvuga ngo yizi maka se hari biroroshye, sinzaho navuga yize, kuko azana dalili zifatika, akavuga ati mu gitabo iki n'iki ku paji iyi handitse gute, kandi nta myaka myinshi aramara mu idini. ku buryo n'abantu benshi ajya kanga ku rubuga, ukumva umuntu ngo yize Madina, umuntu yize Imaka, umuntu yize Kuwait, ariko bamwita shekhe. bamwita shekhe kubera iki? kubera ko yarihinze. inama yo natanga ni ukuvuga ngo umuntu wese ushaka kugira ngo amenye ubuyisilamu, azaninjire mu ijuru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, nasobanukirwa ubuyisilamu bwe, abwige, abumenye, niye kuya n'amatsiko yo kubaza. reka nsoze wenda mvuga, hari imvugo ikunda kuba mu bavandimwe bacu hano hanze, bakunda kuvuga ngo kubaza cyane ngo bigukura mu idini. nawe bibaza icyo kibazo ngo kubaza cyane bigukura. abayisilamu batinya kubaza, ngo nimbaza cyane ngo ndava mu idini. nyamara abanyarwanda baravuze ngo kubaza bitera kumenya. intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bavuze ngo al-ilmu kanzu, ubumenyi ni ikigega. miftahu y'icyo kigega ni urufunguzo rw'ikigega ni iki? as-su'al, ni ukubaza. abanyarwanda bati kubaza bitera kumenya, ukurutabaza ugasaza utamenye. abandi bati nubaze cyane urava mu idini. idini uvamo kuko wabajije. n'Imana subhanahu wa ta'ala katubwira ngo fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, nimubaza bafite kwibuka ahla albayt alayhi salatu wassalam, nimba ari cyo mutazi. ariko kumva umuntu ahagaze kuri cya kintu kivuga ngo nimbaza mu idini, nimbaza cyane mu idini ndava mu idini. idini uzabaza ukavamo ryaba ari kumara iki, ryaba ari gufashije iki? nyamara mu gihe kubaza no kwiga no gusobanukirwa aricyo cyambere. reka wenda mvuge ngo wenda reka dufate urugero mu ishuri. fata urugero mu ishuri, buryo uyu munyeshuri cyane cyane nk'abarimu bigisha, iyo umunyeshuri ari hariya bakigisha ntabaze, hari igihe umwarimu mugiraho ikibazo, hamwe no kuki utabaza. niyo mugize ikibazo namubaze ngo kuki utabaza, namubaza ati nawe ahitamo iki, ahitamo ikibazo, kugira ngo nabura arebe ko wa mwana utarimo kubaza hari icyo yumvise. rero mvuge ngo umuyisilamu yigira isoni zo kubaza, yigira ubwoba bwo kubaza, yigira ubwoba bwo gusobanukirwa idini rye, kuko nutarisobanukirwa n'ijuru ry'Imana riri kure. ndagushimiye rero, wakoze cyane. Alhamdulillah, nanjye ndabashimiye.